Nongeye kubasuhuza ndagira ngo uyu munsi twiganirire ku bise. Ibise bikaba bigizwe n'ibice bine by'ingenzi. Igice cya mbere kikaba kigizwe ahanini no kwifungura kw'inkondo y'umura kuva kuri santimetero 1 kugera kuri santimetero 10. Iki gice kandi kikaba kigabanyijemo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere yo kujya kunda kikaba kirangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, iki cyiciro gishobora kumara hagati y'amasaha 8 kugera ku masaha 12. Icya kabiri, iki cyiciro kirangwa no kwifungura kw'inkondo y'umura kuva kuri santimetero 1 kugera kuri santimetero 4. Iki cyiciro kandi icya gatatu kirangwa n'ibise bimara amasegonda 30 kugera kuri 45, kandi hagati y'igise n'ikindi hakaba harimo intera y'iminota 5 kugera ku minota 30. Ikindi cya gatanu nuko ibise ahangaha biza bifite imbaraga nkeya ku buryo ushobora no kuba wabyitiranya n'imigeri. Icya gatandatu, uzabona ibintu bisohoka mu gitsina bimeze nk'amaraso. Rimwe na rimwe muri iki cyiciro icya karindwi ushobora kubona nanone habayeho ukumeneka kw'isuha cyangwa se ukivubiriraho. Icyiciro cya kabiri kikaba kigizwe n'ibi bikurikira. Iki gihe uba uri kunda. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko iki cyiciro gishobora kumara hagati y'amasaha 3 kugera ku masaha 5 ku muntu ubyaye birenze rimwe, ariko ku muntu ubyaye uje kubyara bwa mbere gishobora kumara hagati y'amasaha 6 kugera ku masaha 8. Icya kabiri nuko inkondo y'umura yawe yifungura kuva kuri santimetero 1 kugera kuri santimetero 8. Iki cyiciro kandi icya gatatu kigirwa n'ibise bimara hagati y'amasegonda 45 kugera ku masegonda 60, kandi hagati y'igise n'ikindi hagacamo iminota 3 kugera ku minota 5. Icya kane, ibi bise biza muri iki cyiciro cya kabiri biba bifite imbaraga nyinshi kandi bigatinda. Icya gatanu, urababara cyane ku buryo bibaye ngombwa bashobora no kuba baguha imiti igabanya uburibwe. Icyiciro cya gatatu cya nyuma, igihe uba witegura gusunika. Iki cyiciro rero kirangwa n'ibi bikurikira. Iki cyiciro gishobora kumara hagati y'amasegonda 30 y'iminota 30 kugera ku masaha 2. Iki gihe habaho ukwifungura kw'inkondo y'umura kuva kuri santimetero 8 kugera kuri santimetero 10. Icya gatatu, ibise biri muri iki cyiciro bimara hagati y'amasegonda 60 kugera ku masegonda 90, kandi hagati y'igise n'ikindi bikaba byamara amasegonda 30 kugera ku minota 2. Icya kane, iki cyiciro kigizwe n'ibise bitinda kandi bifite imbaraga. Icya gatanu, iki ni icyiciro kidatinda cyane kuko kimara igihe gitoya. Icya karindwi, iki gihe ushobora kumva washyuhiranye cyane, ukumva ukishimagura ndetse ukaba wanaruka. Icya cyenda, bitewe n'uburyo umwana wawe ari kuza ushobora kumva ushaka gusunika kandi inkondo y'umura itaramara kwifungura. Igice cya kabiri cy'ibise rero ni igihe umwana arimo asohoka. Iki gice cya kabiri cy'ibise kikaba kigizwe n'ibi bikurikira. Icya mbere, iki cyiciro kikaba kiba kigizwe n'ibise bitinda kandi bifite imbaraga bishobora kuza hagati y'umunota 1 n'iminota 2 nyuma y'ikindi n'ikindi. Icya kabiri, wumva imbaraga zigenda zipusa ukumva ushaka kwituma. Icya gatatu, wumva wifuza gusunika. Icya kane, kuruka ndetse ukumva wabuze n'uburyo. Icya gatanu, uzumva ushaka kwirambura cyane kandi wumve uri gushya mu gitsina. Tudatinze reka twigire ku gice cya gatatu cy'ibise. Igice cya gatatu cy'ibise rero ni igihe wamaze kubyara umwana ndetse akaba bagiye kuba bagufasha kugira ngo ubyare iya nyuma. Iki gice kandi kikaba kigizwe n'ibi bikurikira. Icya mbere, uzumva ibise byinshi cyane bituma usohora iya nyuma. Icya kabiri, uzumva wuzuranye cyane mu gitsina. Iki gihe umuntu uri kugufasha ashobora kukubwira ukamufasha ugasunika kugira ngo abe yabasha kuba yabyaza iya nyuma. Igice cya kane cy'ibise rero abantu benshi badakunda gutekereza, ntabwo burya ibise biba birangiye, ariko birakomezana nyuma yo kubyara. Igice cya kane cy'ibise rero ni igihe ibise byaje bitewe no konsa. Ibi bise bikaba biza bigatuma
umusemburo utuma habaho umusemburo utuma hasohoka ibintu byasigaye mu gitsina, bigenda bisohoka uko iminsi igenda ikurikirana, nk'uko tuzabibasobanurira, byitwa ibisanza. Akaba ari byo tuzakomeza tugenda tubasobanurira. Ndabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro tuba twabateguriye. Murakoze.